mbese nawe ajya aceceka, ujya umutabaza agaceceka, ugasenga ukabona ntusubizwa. Yesaya 57 nasomyemo amagambo akomeye ngo mbaye nkuretse akanya gato, ariko nyuma yaho nzagutoranya nkufitiye imbabazi n'umurava mwinshi. Haleluya. Kera nigeze kubona kujya ahantu mu nzu y'umuntu, nsanga umutako umwe mu yari afite mu nzu ye handitseho amagambo avuga ngo si uko yabinaniwe, si nuko yabyibagiwe, ahubwo ni isaha itaragera, buriya we nawe izagera. Yesu aricecekera. Ndashaka kubabwira ko tukiri mu inosi, tukiri kuri uru rugamba, ukitwa umwana w'Imana, Satani azagusaba ngo Satani yajyaga ajya ku Mana akayibwira ati Aburahamu uriya nubwo ubona bimeze kuriya ndatekereza ko atagukunze cyane, buriya umusabye gutamba Isaka ndabizi ko atabyemera, ariko igihe Imana yamutegeka kumutamba, ndashimira Imana yo mu ijuru, Aburahamu yemeye gusoza icyo gikorwa. Ari nkawe wabyifatamo ute? Birashoboka ko iki geragezo cyagutsinda. Niza amagambo akomeye ngo burya Imana iradutsindishiriza, ariko natwe tukayitsindishiriza. Igihe ibyago byaguteye ukabona birimo kukwisukaho nk'umugaru, uzamenye ko Satani yagusabye iki ushobora gukora ni kimwe gusa, ni uguhagarara mu ruhande rw'Imana ukishingikiriza ku mbaraga yayo. Reka nkubwire muvandimwe inshuti z'Imana, ntuzatinye nuko urupfu rwagutwara, ku munsi w'imperuka uzazuka. Imana yiteguye gutanga ubugingo buhoraho, kandi Imana yiteguye kudutabara mu bigeragezo byose duhura nabyo. Yesu yavusezeranye amagambo akomeye mu Byahishuriwe ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Kandi Bibiliya tubwira ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguhemba ikamba ry'ubugingo. Imana yiteguye kudukorera ibyo ngibyo. Ari nkawe wabyifatamo ute? Ari nkawe wabyifatamo ute? Ndagira ngo babwire kwizera iyo kwageragejwe, kwizera kugaterwa hejuru, nibwo tugiye kwerekana Imana cyangwa se tukayigayisha. Igihe umugore kwizera ko kwari kuri bagushungurwa, igihe yabwirwaga ko atari byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo babijugunyire imbwa, umugore ateye intambwe araza yegera Yesu, aramubwira ati Yesu reka nkubwire ibi bintu byibuke niba wari wanabyibagiwe, imbwa zirya utuvungukira tuva ku meza ya bashebuja, utwo tuvungukira rero nitwo nshaka, ngaho nanjye tumpe. Maze Aburahamu amaze kubwira Isaka iri jambo, Isaka afata umwanzuro wa kigabo. Ndimo ndatekereza abasore dufite muri iri torero, nkatekereza abantu tugira muri jiya, nkatekereza abasore tugira mu ishuri ryo kwisabato, nkasanga ni benshi cyane. Ariko ndimo ndibaza ubu butumwa buramutse Imana ibunyujije muri papa wawe akakubwira ati Imana yemeye ko nkutamba, mbese musore wabyemera? Isaka igihe kwizera kwageragejwe, igihe tukirimo kubivugana, njye kubona mbone koko inzoka ya mbere yagiye irigaraguye mu muryango irinjiye. Mbwira umudamu nimpereze inkoni nyikubita ati woya yihorere, ibi bintu ndabimenyera nuko bibaye, niwe yareka inzoka tuyikubite. Mbonye atazanye inkoni nkuramo urukweto, inzoka nyikubita urukweto ndayica nyijugunya hanze. Tutarashira iminota 30 mbona indi ya kabiri iraje, ntiriri ishyano. Iwacu higeze kuza umubwiriza, ubu yabaye umupasitoro, ni uwitwa Fureri Muramuzi. Yabwirije ikibwirizwa ntazibagirwa, ni ikibwirizwa kivuga ngo uw'umuzima ataracira munsi y'urugo agira ngo niwe uzi guterekera wenyine. Ubu mubona mwicaye muri uru rusengero mukaririmba mukabwirizwa tugatura, bwacyo ugataha ugira ngo nuko ibintu bimeze. Ariko ibigeragezo kwino si ni byinshi, niba bitaranaza ubitegereze. Nta muntu wiyandikishije muri iki gisirikare usezeraniwe amahoro. Ingorane zizaza, ibigeragezo bizaza, ariko sari nkawe uzabyifatamo ute? Ndashaka kwibwira abantu mwabatijwe none nimunyumve neza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Mana ni nziza kandi ibihe byose, Mana ni nziza kandi niyo kamere yayo.
Imana yacu nihabwa icyubahiro. Muri aya manywa turanezerewe kandi dufite impamvu ituma tunezerwa. Tunejejwe nuko duteraniye kwiga ijambo ry'Imana, iyo ni impamvu nyamukuru ya mbere. Kandi nanone tunejejwe nuko turi ku musozo w'amavuna yacu, ayo tumazemo ibyumweru 2 tuganditse aha hantu ngo Imana itubwire ubushake bwayo. Nta gikuba cyacitse muri twebwe, Imana yahagarikiye ijambo ryayo, turayishima, izina ryayo nirihimbazwe. Indi mpamvu dutera kwishima nuko muri aya materaniro Imana yatwongereye abakizwa. Twagize umugisha kuko itoro rya Kabeza ryongeyemo umubare w'abandi bizera bashyashya, abizera 16 babihamije kwemera kujya mu mazi menshi maze bakabatizwa, bakaba bamwe mu mubare w'abagize iri torero. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nejejwe rero nuko ibi byumweru byose bibaye kandi bikaba birangiye turi ku musozo wabyo. Imana yarinze ubugingo bwanjye kandi Imana namwe yarabahagarikiye kugira neza ko Imana kwabanye natwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana rero yarandinze. Shimi Imana yarinze iri teraniro ryose, haba ku isabato haba mu mibyizi. Imana yatugiriye neza, nihabwa icyubahiro. Turi ku musozo rero w'amateraniro yacu, aho tugiye kwigana nanone ikindi cyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ari nkawe wabyifatamo ute. Nicyo cyigisho tugiye kwigana, ari nkawe wabyifatamo ute. Reka dusenge. Mana yacu idukunda, turagushimye cyane, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye kuri Imana yera kandi tugushimiye kukiranuka. Tugushimiye ubuntu bwawe butangaje bwaduhagarikiye tukaba tugeze kuri iyi sabato, aho turi bushyire umutemeri ku bibwirizwa byose twagombaga kwiga. Wabiduheremo umugisha, uhabwa icyubahiro. Turaje rero nanone ngongere kutwigishiriza mu ijambo ryawe. Ngwino umanukire kwigisha iteraniro, ngwino utere imitima yacu kukwifuza, kandi Yesu mwiza uduhaze uburame. Nugaruka tuzabane mu bwami bwawe. Tukugireho umugisha muri aya masaha, kandi ubwoko bwawe buteranirwe yawe ubuhaze byiza. Waje wese agukeneye mu mutima agutahane, waje afite ikibazo umubera igisubizo, ucitse intege umwongera imbaraga. Yesu mwiza rero ube muri twebwe, utugire neza nk'uko usanzwe ubidukorera. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ari nkawe wabyifatamo ute? Nasomye igitekerezo kiri mu Itangiriro igice cya 12, igihe Aburahamu yahabwaga itegeko ryo kuva muri Uri y'Abakaludaya maze akajya mu gihugu cy'i Kanani. Abantu bajya bagira impamvu zituma bimuka, bakimura ubuturo bwaho batuye bakajya ahandi. Bamwe baba bagiye gushaka aho bashobora gucuruza bikagenda neza, abandi baba bagiye gushaka amasambu yera cyane, kandi abandi bashobora kwimurwa n'impamvu z'abaturanyi wenda batabamereye neza, bagafata icyemezo cyo kwimuka aho hantu. Ariko igihe nigaga muri Uri y'Abakaludaya, umuryango w'Aburahamu wari uyobowe na se witwa Tera. Bari abantu b'abakire bo ku rwego rwo hejuru. Tera yari umuntu bazi ibigirwamana akabicuruza, byatumaga abona amafaranga muri sosiyete muri icyo gihugu cyo muri Uri y'Abakaludaya. Maze rero ubutumwa bw'Imana bugera kuri Aburahamu, bumubwira ko agomba kwimuka akava aho hantu akajya mu gihugu yagombaga kugiramo umugisha, igihugu yagombaga kugira gakondo ye. Aburahamu igihe yagendaga yajyanye na Tera, kandi ajyana na Loti, ajyana n'amatungo n'ibintu yari afite byose. Bibiliya tubwira ngo avanwa muri Uri y'Abakaludaya agiye ku Gikanani. Ntago ndi bugende cyane mu magambo menshi, murazi neza ko Aburahamu yageze ahantu bita i Harani akahatura. Ntago ahantu ariho Imana yari bahamagariye kugera,
ariko ngo bageze i Harani basanga ni ahantu heza, ahantu hagombaga kuba amatungo yabo, amashyo yabo bakahaba baguwe neza. Maze biratubwira ngo bageze i Harani barahatura. I Harani hari mu ngeso nziza. I Harani ni ahantu umutima wa Aburahamu wagombaga kuruhukira kumva aranezerewe, kuko muri Uri y'Abakaludaya basengaga ibigirwamana. Ni nk'uko twavuye mu Egiputa mu buryo bw'umwuka, maze turaza tugera muri uru rusengero, turatuza turaruhuka. Nyamara abatwiganye nimugoroba nigeze mbigisha icyigisho cyavugaga iby'akaga k'umunyedini. Murabyibuka? Twasanze umugabo bita Nikodemu, wari umugabo mwiza muri sosiyete, kandi Nikodemu washakaga agatanga amafaranga y'ubufasha. Nikodemu watangaga amafaranga ku nyubako ahari. Nikodemu wakoraga imirimo y'urusengero ikaba neza. Nikodemu wigishaga amategeko abantu bakanyurwa nabyo. Nikodemu wari ufite imico iboneye muri sosiyete. Nikodemu yikebutse asanga ntakwiye, kuko umutima we hari ibyo wamwemezaga, byatumye atera intambwe ajya kwishakira Yesu nijoro. Icyo twabonye cyo nuko Nikodemu yari yambaye ikote rikomeye, ikote nge nawe dushobora kuba twambaye, ikote ry'icyubahiro. Maze Nikodemu ajya kwibonana na Yesu. Rero i Harani ntago bari bagisenga ibigirwamana. I Harani ntago hari hakiri ibyaha by'uburyo bugaragara. I Harani hari ahantu hari Aburahamu yageza kumva ni ngombwa kuruhuka. Ariko igihe Aburahamu yari i Kanani agize ibyago, Setera arapfa. Maze Imana irongera imutegeka iti, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujya mu gihugu nzakwereka. Aburahamu arongera ajyana na Loti, ajyana na Sara, ajyana n'ibintu yari afite byose. Abizi ibi bice mwasanze ko ntabwo byari mugambi w'Imana ko Loti ajyana n'abandi bantu, yagombaga kugenda wenyine. Byari gushoboka akajyana n'umugore we, ariko ba Loti ntabwo bari mu mugambi w'Imana, bagiye baba inkomyi ku masezerano y'Imana. Nicyo cyatumaga igihe cyose Aburahamu, igihe Loti yapfaga yahawe amasezerano ko igihugu agiye kugituramo, agahabwa amasezerano akomeye, kandi akazabyara umwana w'umuhungu. Ndashaka kubabwira abavandimwe inshuti z'Imana, ari nkawe wabyifatamo ute? Ntabwo ndi buke muri icyo gitekerezo cyane, ahubwo ndashaka kubabwira ibyerekeranye no kwizera kwa Aburahamu kwageragejwe. Aburahamu igihe cyarageze. Murabyibuka uburyo yahuye n'ikigeragezo cyo kutabyara, maze Sara umufasha akamubwira ati, birashoboka ko iby'Imana yakubwiye bishyize kera ndetse bitazashoboka, kuko ukurikije imyaka ngezeho ntashobora kubyara. Murabyibuka icyo gitekerezo, mwaragisomye? Byasabye ko Sara abwira Aburahamu ati, dore rero hano mpafite umuja, mwitwarire umugire umugore, umwana azabyara azavukire ku bibero byanjye, azaba umuragwa w'isezerano. Maze igihe rero Hagari yari atwite, maze akumva aranezerewe kuko atwite, agatwita inda ya shebuja. Maze ngo byabaye ngombwa ko asuzugura Sara cyane, ndetse igihe kigeze abyara umwana amwita Ishimayeli, agasuzuguro karazamuka cyane. Maze ndashima Imana yibuka na Sara aratwita. Maze igihe rero Sara yari atwite, aragenda abwira Aburahamu ati, rero Aburahamu usende ishoreke kandi usende n'umwana wayo. Aburahamu agira agahinda gakomeye mu mutima we. Ndatekereza ko yabwiye Sara ati, uyu mugore ni wowe wamushyingiye, kandi umwana yabyaye ni wowe watumye avuka, kuki urimo kumpatira kumwirukana? Impaka zivuka mu muryango wa kwa Aburahamu. Maze Imana yo mu ijuru atabara ibwira Aburahamu ati, Aburahamu, umva ibyo Sara akubwira, senda uyu mugore kandi usende n'umwana we, ntabwo bashobora kuraganwa n'umugeni. Ndashimira Imana ko Aburahamu yarabyumviye nubwo byari bimugoye. Maze uwo mugore aragenda, Sara asigarana n'umuhungu we Isaka, asigarana n'umugabo we Aburahamu wamukundaga cyane. Nimurebe uwo munezero, umuntu wari ugeze mu zabukuru abyaye umwana,
umwana yishimiye, umwana yumvaga rwose ari inkoramutima. Uyu mwana yanezezaga Sara. Sara ngo yari umugore ushize intimba, yararyamaga agasinzira, akisiga amavuta akamufata, akaryama ibitotsi bikaba byinshi, kuko Imana yari yaramumaze umubabaro. Kandi na Aburahamu byari uko, yaranezerewe mu buryo butavugwa. Ikigeretseho Aburahamu yari umutunzi, yari umukire ku rwego rwo hejuru, ntacyo Aburahamu yiganyiraga. Ejo nzamerana ntiyari hari, yari afite igisubizo kuko Imana yamuhaye umwana. Maze umunsi umwe Imana iramugenderera, nk'uko tubisoma mu gice cya 22 cy'Itangiriro ku murongo wa mbere handitse amagambo avuga ngo, hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu. Aritaba ati karame. Umurongo wa kabiri iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umuntambire ku musozi ndi bukwereke, abe igitambo cyoswa. Haleluya, haleluya. Ese turagendana? Nimurebe uyu mukambwa winezerewe, nimurebe Sara unezerewe, ufite umunezero utangaje. Maze Imana ihamagara Aburahamu, iramutungura iti Aburahamu. Aburahamu yitaba Imana ati karame. Ati ndashaka ko ufata wa mwana, umwana wawe ukunda, ntumwite Ishimayeli, ndashaka uwo bita Isaka, umunjyanira ujya kumuntambira ku musozi, nzagenza ute? Nzakwereka. Haleluya. Aburahamu yumvise iryo jambo, mu mutima we harahinduka. Yitegereza umwana we Isaka abyaye ageze mu zabukuru, yitegereza amasezerano Imana yamuvuzeho. Yari yarabwiwe ko uwo mwana azaba ingorano ikomeye, akazakomokwaho n'amahanga menshi. Maze Aburahamu mu gitekerezo cye aravuga ati rijwi rishobora kuba atari ijwi ry'Imana. Nasomye amagambo akomeye ngo Aburahamu ajya ahantu yavuganiraga n'Imana. Haleluya. Ajya ahantu yavuganiraga n'iki? Aragenda arasenga. Mu matwi ye yumva ijwi ryongera kwirangira riti Aburahamu, Aburahamu, fata umwana wawe ukunda Isaka, umujyane kumutambira ku musozi, nzagenza ute? Imana irabivuga. Nababwiye amagambo ari muri Yobu igice cya 32 ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Nimwitegereze uyu mukambwe witwa Aburahamu, avuye ahantu yasengeraga Imana, kandi Imana yongeye gusubiramo rya jambo. Nasomye amagambo ngo Aburahamu aragenda ajya mu rugo, yitegereza Isaka, uyu mwana wari umaze kuba umusore. Yitegereza Sara, wari ufite umwana umwe rukumbi kandi wari umuteye umunezero. Nasomye amagambo akomeye ngo igihe yabonaga inkota azacomeka muri Isaka, izatambuka ikomeza no mu mutima wa Sara, maze iyo mirambo ibiri iboneke kwa Aburahamu. Aburahamu acika intege cyane, yumva si Imana yabivuze, asubira gusenga. Ijwi ryongera kwirangira ngo fata umwana wawe, kandi umwana wawe ukunda Isaka, ujya kumuntambira ku musozi, nzakwereka. Nta kundi byari kugenda rero. Aburahamu yitegura urugendo, yitegura kujya gusenga, kandi yagombaga gutwara umwana. Maze Aburahamu afata inkwi, afata icyuma, arangije abwira umwana we ati mwana wanjye rero tugomba kujya gusenga. Reka mbabwire, kubwira abana b'abakirisito kujya gusenga, aba bana babyumva vuba, baba banabikunze. Maze Isaka aranezerwa ati ngiye gusenga kandi ngiye kujyana na data. Nimwitegereze Aburahamu ashoreye umuhungu we Isaka. Nimureba agahinda yari afite mu mutima ko agiye gutanga umwana umwe rukumbi yari afite. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi bavuze ngo yagenze iminsi 3, ariko iyi minsi 3 bayise iminsi 3 y'agahinda. Aburahamu akagenda yibwira ngo ahari Imana irwohereza irindi jambo rimubwira ngo isubirire mu rugo, uyu mwana ntago bikiri ngombwa kumutanga. Ariko arategereza, araheba. Umunsi wa mbere urira, uwa kabiri ushyiraho, bigeze ku munsi wa gatatu Isaka aritegereza, yitegereza ibikoresho bagombaga gukoresha, asanga ntibyuzuye. Maze ahamagara se ati dawe,
Aburahamu arita bati karame mwana wanjye, inkwi ndimo ndazireba, umushyo nawe nguyu urahari, ariko mfite ikibazo, umwana w'intama wo gutamba uri hehe? Mu ijwi ry'agahinda, mu ijwi ry'umubabaro ry'uyu musaza, abwira Isaka ati igitambo uhoraho ari bukishakire. Haleluya. Bakomeza urugendo, yarategerejwe irimubwira ngo subiza uwo mwana, birahagije nabibonye, ariko araribura. Agiye kubona ku musozi Moriya, abona igicu cy'ubwiza bw'Imana kiramanutse, aravuga ati buriya birarangiye, nari ndimo mbishidikanya, ariko Imana yabivuze, uko byamera rwose gutamba ndi bunatambe. Haleluya. Aburahamu afata icyemezo. Nasomye amagambo ngo aragenda yubaka igicaniro. Igicaniro amaze kucyubaka kirarangira, asasaho inkwi arabirangiza, icyo yari asigaje ni ugutamba. Yitegereza Isaka mu maso, Isaka nawe atumbira se nk'ubuze icyo akora kuko badafite igitambo, maze aratangira amubwira ati mwana wanjye Isaka. Haleluya. Imana yanjye yambonekeye mu gihugu cya Uriya Bakarudaya, integeka kuza gutura i Kanani, kandi Imana yampaye isezerano rikomeye ko mu rubyaro rwanjye amoko yo mu isi arimo azaherwa umugisha. Iyo Mana rero yantegetse kuza kugutamba ngo ube igitambo. Ndimo ndatekereza, nawe utekereza uri Isaka. Nimugoroba nababwiye ngo ikintu cyose cyajyaga ku gitambo cyangwa se kigiye mu buturo bwera cyiswe igitambo, ntago cyatahaga ari kizima, ubuzima bwacyo bwasigaraga aho ngaho bukarangira kuko cyarasogotwaga. Nimutekereze uyu mwana Isaka abwiye ko ari bube igitambo, nimutekereze ukuntu yabyakiriye n'ukuntu yabifashe. Maze Isaka nk'umwana warezwe mu rugo rw'abakirisito, kandi nk'umwana watojwe kubaha Imana, nk'umwana wigishijwe igitambo ko cyashushanyaga Kirisito, ahindukira se amureba mu maso aramubwira ngo dawe, niba Imana yabishimye ikemera ko mba igitambo cyo koswa, nanjye nkagereranya igitambo cya Yesu, aya makuru mbikuye mu mutima wanjye ndabyemeye. Haleluya. Haleluya. Isaka yaranejeje mu buryo bw'igitangaza. Ndimo ndatekereza, iyo ndimo gutekereza kuri iki kintu, njya nibaza ari nkanjye Imana ibwiye iri jambo ikambwira iti ngaho ntambira umwana, mama nafata nde? Nahera kuri nde nkaheruka nde? Kandi yewe nabafite amahitamo, kuko wenda nabafite nabo ndi busigarane. Ariko nimwibuke neza, Ishimayeli yari yarasenzwe kera ajyana na nyina, Isaka yari asigaranye na Aburahamu wenyine. Maze Aburahamu amaze kubwira Isaka iri jambo, Isaka afata umwanzuro wa kigabo. Ndimo ndatekereza abasore dufite muri iri torero, nkatekereza abantu tugira muri Jiya, nkatekereza abasore tugira mu ishuri ryo ku Isabato, nkasanga ni benshi cyane. Ariko ndimo ndibaza ubu butumwa buramutse Imana ibunyujije muri papa wawe akakubwira ati Imana yemeye ko nkutamba, mbese musore wabyemera? Isaka mbabwira ati data rero birashoboka ko uburibwe bw'umubiri bwaza kungora, ngaho reka mbanze jyewe nibohe amaguru amaze kuyadadira ahereza Samabati kati ngaho nawe hambira. Amaze kuyahambira neza aterura umuhungu we amushyira hejuru y'igicaniro, maze Aburahamu azamura akaboko arasenga. Haleluya. Agenza ute? Asenga Imana yo mu ijuru, yitegura gukora igikorwa cyo gutamba. Nasomye amagambo ngo azamura akaboko, kandi aka kaboko kari kuzuyemo inkota, yari igiye kumanuka ngo ishegishe umutima wa Isaka. Atarayimanura agiye kumva yumva hejuru mu ijuru, kandi yumva ikimeze nk'akaboko kamufashe. Ijwi rirahamagara riti Aburahamu, Aburahamu, sigaho utaza kwica uwo mwana, mbonye kutagimya umwana wanjye, uhereye aka kanya ubaye inshuti yanjye. Reka mbabwire abavandimwe inshuti z'Imana,
kwizera kwawe ugiye kutaragera mu bigeragezo ngo kugeragezwe, uku kwizera ntukakwizere. Ndashaka kubabwira ko tukiri mu inosi, tukiri kuri uru rugamba, ukitwa umwana w'Imana, Satani azagusaba ngo Satani yajyaga ajya ku Mana akayibwira ati Aburahamu uriya nubwo ubona bimeze kuriya ndatekereza ko atagukunze cyane, buriya umusabye gutamba Isaka ndabizi ko atabyemera, ariko igihe Imana yamutegeka kumutamba, ndashimira Imana yo mu ijuru, Aburahamu yemeye gusoza icyo gikorwa. Ndashaka kubabwira amagambo akomeye nasomye muri iki gitabo. Baranditse ngo ni paje 75 n'abakurambere n'abahanuzi. Ku musozi w'i Moriya Imana yongera guhamisha indahiro imigisha ya Aburahamu n'iy'urubyaro rwe ati ndirahiye, niko Uwiteka avuga, ubwo ugenje utyo ukaba utanyimye umwana wawe w'ikinege, no kuguha umugisha nzaguha umugisha. Aleluya. Ikindi, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwana n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhanye n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi nzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi urubyaro rwawe niho amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Aleluya. Aleluya. Imana yongeye guhamya indahiro yayo, kuko wanyumviye ukaba utanyimye umwana wawe, no kuguha umugisha nzaguha iki? Ikindi, nzaguhindura ubwoko bukomeye, kandi mu miryango yose yo mu isi izaherwa umugisha mu izina ryawe. Ndashimira Imana yo mu ijuru, kwizera kwa Aburahamu kwarageragejwe, kandi kwizera kwa Aburahamu kwaratsinze. Ari nkawe wabyifatamo ute? Birashoboka ko iki geragezo cyagutsinda. Niza amagambo akomeye ngo burya Imana iradutsindishiriza, ariko natwe tukayitsindishiriza. Igihe ibyago byaguteye ukabona birimo kukwisukaho nk'umugaru, uzamenye ko Satani yagusabye iki ushobora gukora ni kimwe gusa, ni uguhagarara mu ruhande rw'Imana ukishingikiriza ku mbaraga yayo. Reka nkubwire muvandimwe inshuti z'Imana, ntuzatinye n'uko urupfu rwagutwara, ku munsi w'imperuka uzazuka. Imana yiteguye gutanga ubugingo buhoraho, kandi Imana yiteguye kudutabara mu bigeragezo byose duhura nabyo. Yesu yavusezeranye amagambo akomeye mu Byahishuwe ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Kandi Bibiliya tubwira ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguhemba ikamba ry'ubugingo. Imana yiteguye kudukorera ibyo ngibyo. Ari nkawe wabyifatamo ute? Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 15 niho tugiye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 15 niho tugiye. Matayo igice cya 15. Reka tujyaneyo. Turasoma duhereye umurongo wa 21. Haranditse ngo Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ndashaka ko muhuguka tukagendana. Haleluya. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Bibiliya tuvuye ngo umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu ataka bingana iki? Bingana iki? Ikintu bita gutaka muracyumva? Buriya reka babwire haba kurira, ariko hakabaho no gutaka. Kurira rero bitandukanye no gutaka. Uyu munyakanani arataka cyane, ataka mu ijwi rirenga, Yesu mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni bingana iki? Ese mbabaze, dayimoni ajya atera gahoro? Dayimoni ajya atera gahoro? Ariko impamvu yavuze ko dayimoni yamuteye cyane cyari ikibazo gikomeye cyane. Njya nkunda kubaza, reka ndebe abantu mwabonye umuntu watewe n'abadayimoni, mugire gutya turebe. Umuntu wabonye muzamure ndebe, muzamura cyane turebe. Muri benshi. Abataramubona
abatarabona umuntu wateye n'abadayimoni muzamure cyane turebe. Muri abanyamugisha, ni ukuri muri abanyamugisha. Reka mbabwire akantu kantangaje. Twari muri iki cyumba cyo hejuru, twari mu materaniro. Birashoboka ko hari n'uyu mugabo yaba ahari. Hajemo umugabo aratubwira ati nabaye umusirikare ku myaka 14 maze nkora igisirikare nimurebe ukuntu ngana uku nguku. Arangije aratubwira ati ntago nari nzi ko intambara duhura nazo mu gisirikare abasivili nabo bajya bahura nazo. Ariko umugabo yabarahara mbonye ntawe. Ariko batwari kumwe murabyibuka. Natangajwe nuko intambara duhura nazo mu gisirikare abasivili namwe mujya muhura n'izo ntambara. Ati maze kuva mu gisirikare maze kugera aha hanze nahuye n'intambara zirenze intambara. Ndashaka kubwira abantu batarabona umuntu watewe n'abadayimoni. Ubu hano tugize ibyago umuntu agaterwa n'abadayimoni, abadayimoni bakamufata. Tugahamagara abantu bazi gusenga no kwinginga kugira ngo batakambira Imana uyu muntu akizwa abadayimoni. Nzi neza ko abantu benshi bari muri iri teraniro bahita biheza kuza gusengera uwo muntu nubwo ari abakirisito. Ndashaka kubabwira impamvu za mbere, impamvu yatuma babitinya. Icya mbere, dayimoni yafashe umuntu aramutigisa cyane, ashobora kwiterura akikubita hasi. Ushobora kubona azamutse akajya hano hejuru kuri aya matara ntahanuke, ukayoberwa imbaraga imufashe. Uyu muntu ukabona bizurufuzi. Abanyabwoba benshi nziko basohoka bakigendera. Kindi cya kabiri, umuntu watewe n'abadayimoni, abadayimoni ni babi. Pawulo yabanditseho mu Befeso ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nimwumve izo mbaraga. Abadayimoni rero bashobora kukwitegereza bakavuga bati we kanaka cyangwa gira naka, ejo bundi wakoze ibi n'ibi kandi bikaba ari byo, bikaba warabikoze. Bakakubwira ati warasambanye, ukibuka ugatekereza uti ko bari buvuge ko nasambanye ndi umuririmbyi, aba bakuru b'itorero bari bubivuge bate, ko pasitora ahicaye nibyumvikana ko nasambanye ndi umukuru w'itorero biri bugende bite. Byatuma rero umugabane munini w'abenshi w'abantu usohoka kugira ngo badasengera uyu muntu. Umunyakananakazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi ntabara, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Reka mbabwire umurongo wa 23 uravuga ngo ntiyagira icyo agenza ute. Yesu aricecekera asa naho tabyumvishe. Yesu agenza ute? Aricecekera. Ariko nimurebe uyu mubyeyi uburyo yarababaye, yari yavugije induru cyane, yaratakaga cyane. Yesu mwene Dawidi ntabara, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Yesu aricecekera ntiyagira icyo amusubiza. Mbese nawe ajya aceceka? Ujya umutabaza agaceceka, ugasenga ukabona ntusubizwa? Yesaya 57 nasomyemo amagambo akomeye ngo mbaye nkuretse akanya gato, ariko nyuma yaho nzagutoranya nkufitiye imbabazi n'umurava mwinshi. Haleluya. Kera nigeze kubona kujya ahantu mu nzu y'umuntu nsanga umutako umwe mu yari afite mu nzu ye handitseho amagambo avuga ngo si uko yabinaniwe, si nuko yabyibagiwe, ahubwo ni isaha itaragera, buriya we nawe izagera. Yesu aricecekera. Nasomye amagambo yasobanuye iki cyigisho, yari ifite titire y'amagambo ivuga ngo igihe byasaga naho Yesu adafite impuhwe. Yesu umunyampuhwe, Yesu umugira neza. Iki gihe byasaga nkaho adafite impuhwe. Munyakanani yatatse, nta katagije yatabaje, ariko Yesu aricecekera. Umurongo ukurikiyeho utubwira ngo iki? Nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga. Binginga nde? Ngo amukize. Ishyano riragwira. 12
barimo wa wundi w'igitangaza witwa Yuda nababwiye, wari urimo Petero umenyereye iby'idini no gusubiza vuba, wari urimo ba Yakobo na ba Yohana, maze babwira Yesu bati Yesu turakwinginze sezerera uyu mugore arimo aradutakira inyuma. Haleluya. Ndashaka kubabaza, iyo ugiye gushaka serivisi ahantu ukagira amahirwe ukahasanga umuntu mwiganye cyangwa umuntu utuye ku gasozi k'iwanyu, utangira kugira ibyiringiro uti buriya arabingiramo. Siko bigendera? Siko bigenda? Nigeze kurwara igifu kirambabaza, bampa transfer i Kanombe, ngeze i Kanombe rero sanga umudogiteri wari urimo kandi wari uri Munyakire, no mu itorero ry'iwacu mu Rubirizi ku ntara, maze araza twari turi ku murongo nk'abarwayi, maze abarwayi dogiteri araza ati nge uraho, amvuga mu izina, ndahaguruka ndamuramutsa, maze arangije asubira muri consultation aho yari arimo gusuzumira abarwayi. Abarwayi turi ku murongo umwe bati ubu nawe ugiye kudutanga. Ndangije ndamubwira nti nimuhumure, twebwe turabakristo, ntago turi bukoresha ikimenyane, uko dukurikirana niko biri bugende. Ndashaka kubabwira iki? Petero na Yakobo na Yohana na ba Yuda nibo bagombaga gutereta Yesu, bakamubwira ati Yesu rero uyu muntu afite ikibazo yagowe, gerageza ukoresha ububasha bwawe umukirize umwana. Ariko babwira Yesu bati Yesu uyu mugore arimo aradutakira inyuma, amusezerera atahe. Muzi impamvu yabiteraga? Yari Umunyakanani, ntago bari bahuje isano, ntago bamwiyumvagamo, bamubonaga nk'umupagani hirya iyo. Ndatekereza igihe Umunyakanani yumvaga aya magambo yacitse intege kandi ariheba, kuko aba bantu bari babwiye Yesu ngo amusezerere yo gukomeza kugeza ute gutaka. Umurongo ukurikiyeho uratubwira ngo arabasubiza ati, asubiza bande abigishwa. Murongo wa 24 arabasubiza ati sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Abigishwa bati byibuze rata, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wande. Mbabaze, Umunyakanani arabyumva? Mbese yari Umunyakanani? Mbega gucika intege we, mbega ukuntu yagombaga gutentebuka. Ariko uyu Munyakanani amaze kumva amagambo, umurongo ukurikiyeho wa 26 na 5, nawe araza. Haleluya. Nabagenzi ute? Araza aramupfukamira, aramubwira ati mwami mbabarira, ntabara. Haleluya. Haleluya. Arakutirije ntakutirije? Reka nkubwire uyu Munyakanani ati teka abigishwa babyumvishe ko bahawe igisubizo kibanejeje, ko atatumiwe abandi keretse umuryango w'Abisiraheli. Uyu Munyakanani yumva amagambo avuzwe na Yesu, hari karatanya, araza aramupfukamira, aramubwira ngo mwami ntabara. Ni ikihe gisubizo cyavuye mu kanwa ka Yesu? Umurongo ukurikiye uvuga amagambo akomeye ngo ntago ari byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo nindagiza mbijugunyira imbwa. Mbega ari nkawe wabyifatamo ute? Umunyakanani kazi agiye kumva, yumva mu mwanya wo gusubizwa Yesu avuga amagambo akomeye ngo si byiza gufata ibyo kurya byagenewe abana ngo nindagiza mbijugunyira iki. Ariko mbabaza, ariko muraho abandi mwaramutse, mfite ikibazo muri iri teraniro. Wenda nibarize muri aba baririmbyi bicaye banaturirimbiye neza, Imana ibaha umugisha. Umuntu aje akakubwira ngo urimbwa, byagenda bite? Mbwira rata, byagenza bite? Ariko byagenda bite? Uyu muririmbyi atuva ntitaye ko ndi umuririmbyi, twaba bangahe? Kubera ko amwisiki. Impamvu mubisatse namwe niko byagenda.
nigeze nkorana n'umuntu, uyu muntu naramukoreshaga, turakorana bigezeho arambwira ati ngereka nkubwire rero iwacu ikintu tuzira. Namwe wanyu mufite ibyo muzira? Birahari cyangwa ntabyo? Birahari. Ubu muri iri teraniro waza akagucokozaho gake akagukandagira bishaka, wahaguruka ukamubwira uti witonde, iwacu mu Basinga siko bigenda. Mu baki nawe wamurahira ubwoko bw'iwanyu. Uyu muhungu yarambwiye ati mu bintu bimwe iwacu tuzira, icya mbere tuzira ni ikintu bita amacandwe. Ubu njyewe ramutse rero ugize ibyago ukanciraho, ntitaye uko waba ureshya n'ibiro waba ufite, twapezanya ingumi tukazikubitana hejuru y'ikira. Nigeze kubabwira umuntu nabonye muri santere iwacu ya Kicukiro, hari imbere y'intambara, twari twagiye kwinywera inzoga nk'ibisanzwe, maze aba bagabo bararwana, umugabo umwe akubita undi nguma ahangaha. Ingumi mumenyere ko wenda uyikubise umuntu habyimba, we ntago habyimbye, haratatamutse kuva hano kugera nkaha. Abantu bati ntago ari ingume ni inkota, abandi bati ni ingumi twabirebaga. Ndagira ngo muhuguke tugendane. Ikibazo cyitwa imbwa, hano sanze muri literaniro ababyihangana mwaba muri bake. Mwaba bake kubera ko babisi iki? Imbwa. Umurango ukurikiyeho uyu mugore amaze kumva aya magambo anditse ku murongo wa 26, si byiza kwenda ibyo kurya by'imbwa ngo by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Ndatekereza uyu munyakanani yagombaga guhita afata inzira akigendera. Aba bahungu najyaga nkoresha bajyaga bambwira ati jewe uko byamera kose, ndamutse ntafite imbaraga nafata nibuye, ndamutse mbaye ikimuga nagerageza nkafata n'imbago kugira ngo nihagarareho. Ariko ndashima Imana kubw'uyu munyakanani ntago ariko byagenze. Bibiliya tubwira ku murongo wa 27 nawe araza yegera Yesu aramubwira ati Yesu reka twumvikane. Haleluya. Ibyo uvuze nibyo koko, ntago ari byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa, ariko hari icyo wibagiwe shaka kukwibutsa. Iki kintu kibuke, imbwa nazo, haleluya, zirya utuvungukira tuva ku meza y'abashebuja. Utwo tuvungukira rero nitwo ndi gusaba, tumpe nitwo shaka, nk'utwo tuvungukira. Haleluya. Yesu abonye uyu mugore mu mutima aranezerwa. Haleluya. Ari nkawe wabyifata mute? Ndagira ngo babwire kwizera iyo kwageragejwe, kwizera kugaterwa hejuru, nibwo tugiye kwerekana Imana cyangwa se tukayigayisha. Igihe umugore kwizera ko kwari kuri bagushungurwa, igihe yabwirwaga ko atari byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo babijugunyire imbwa, umugore ateye intambwe araza yegera Yesu aramubwira ati Yesu reka nkubwire ibi bintu byibuke niba wari wanabyibagiwe. Imbwa zirya utuvungukira tuva ku meza y'abashebuja, utwo tuvungukira rero nitwo shaka, ngaho nanjye tumpe. Yesu amubwira amagambo akomeye ku murongo wa 28 badusomeye. Maze Yesu aramubwira ati mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, genda bikubera uko ushaka. Ako kanya umukobwa we ahera ko arakira. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire abavandimwe inshuti z'Imana, ibigeragezo ni byinshi hano ku isi, ingorane ni nyinshi hano ku isi, ndetse Bibiliya ivuga amagambo akomeye ngo ibyago by'amakuba n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Reka mbabwire kimwe mu bintu bitangaje nigeze nibonera. Nigeze nkora amavuna ahantu nk'uku nguku, maze umunsi umwe rero njya gusura iryo torero. Mpageze umudamu umwe wari wabatijwe muri ayo materaniro yumva ko naje, arampamagara arambwira ati wagerageje ukaza kansura ko mfite ikibazo gikomeye. Nahamagaye abakuru b'itorero banze kuza,
yewe abo dusengana nta n'umwe wasuye, byumve ko ndi mu kibazo gikomeye, ngwino untabare. Mbaza umukuru w'itorero, uyu mudamu urimo gutabaraza yagize ikihe kibazo? Arangira abwira ati uyu mudamu yahuye n'ibibazo byinshi, yahuye n'ibibazo by'urushako, yahuye n'ikibazo cy'uko aho yashatse bamutereza abadayimoni, none rero koko yarahamagaye ariko twaze kujya kwivanga mu bibazo byabo. Nuko ndangije ndatekereza kabiri nk'umuvugabutumwa, ndavuga nti none se mwamperekeza tukajya kureba uyu muntu? Abakuru b'itorero bari bazi impamvu ituma batajyayo, barangije barambwira ati nta muntu ujya witeza kujyayo, basi se ni hehe ngo nijyane? Bamaze kubona namaramaje, umukuru w'itorero ati ngaho tugendeke kwakwereka. Maze turagenda, tugezeyo mu rugo rw'uyu mugore, nsanga umugore afite agahinda kenshi, agahinda katagira ingano. Nsanga uyu mudamu arababaye cyane. Igihe twari turimo tuganira arambwira ati umuryango nashatsemo n'umuryango udashobotse, banteranyije n'umugabo, umugabo yarantaye yaragiye, kandi kabiri banyohereza abadayimoni ngo nkunde muva muri uru rugo. Ubu tuvugana ugiye kubona babona n'inzoka zije ahangaha. Naragerageje, narakubisize, nashoboye narazishe, ariko ubu namaze kwiyakira. Iraza nkayireba, nkayireka igashorera ikagenda, yashaka ikajya mu buriri ikagumamo, nanjye ubwo nkabwimura nkajya kuryama muri saro. Nuko nimereye muri ubu buzima, none ndagira ngo unsengere. Haleluya. Igihe kwizera kwageragejwe, igihe tukirimo kubivugana, njye kubona mbone koko inzoka ya mbere yagiye irigaraguye mu muryango irinjiye. Mbwira umudamu nimpereze inkoni nyikubita ati woya yihorere, ibi bintu ndabimenyere nuko bibaye, niwe yareka inzoka tuyikubite. Mbonye atazanye inkoni nkuramo urukweto, inzoka nyikubita urukweto ndayica nyijugunya hanze. Tutarashira iminota 30 mbona indi ya kabiri iraje, ntiriri ishyano. Iwacu higeze kuza umubwiriza, ubu yabaye umupasitoro, n'uwitwa Fureri muramuzi. Yabwirije ikibwirizwa ntazibagirwa, ni ikibwirizwa kivuga ngo uw'umuzima ataracira munsi y'urugo agira ngo niwe uzi guterekera wenyine. Ubu mubona mwicaye muri uru rusengero, mukaririmba, mukabwiriza, tugatura, bwacyo ugataha ugira ngo nuko ibintu bimeze. Ariko ibigeragezo kwino si ni byinshi, niba bitaranaza ubitegereze. Nta muntu wiyandikishije muri iki gisirikare usezeraniwe amahoro. Ingorane zizaza, ibigeragezo bizaza, ariko sari nkawe uzabyifatamo ute? Ndashaka kwibwira abantu mwabatijwe none nimunyumve neza. Nta masezerano y'amahoro mbahaye muri iri torero. Ntago mbijeje ko bazabavuga neza, ntago muzagenda mu muhanda uharuye gusa, muzajya manuka imisozi, muzagera mu manga, muzagera no mu bihanamanga, ariko muzihangane, Uwiteka azabarwanirira. Iyo umuntu yinjiye muri iki gisirikare cya Kristo, aba yiyandikishije mu ngabo zigiye guhangana n'umwanzi. Mu cyigisho nigishije hano cya mbere cyavugaga iby'imbabazi mu isoko ry'uburetwa, ntago Adamu yatewe na Satani, ahubwo yatewe na Satani wihanze mu mugore we waje acigatiye amatunda. Abo twakiganye nababwiye ko Adamu yitegereje umugore amubonamo imbuto z'urupfu, ariko urukundo yamukundaga rwatumye amubwira ati shapfa kuzimpa nzirye duhwane. Uramenye ntuzakora iryo kosa. Turi mu ngoma y'ubuntu, aho umuntu wese agomba kwirengera ingorane ze. Umwana ntago azirengera ingorane za se, se ntago azirengera iz'umwana, ntago azirengera iz'umugore we. Narabisomye muri Ezekiyeli 14, ndamutse nteje igihugu intambara nkagiteza inzara, iki gihugu kikaba kirimo abagabo batatu, Nowa, Daniyeli ndetse na Yobu, kwizera kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa. Biragusaba guhagarara ku rugamba wenyine, kandi ugahangana n'umwanzi ushikamye, kuko muri uru rugamba reka mbabwire, uretse gusindagizanya mu masengesho dusabirana,
ntawe uzirengera ingorane zawe, ntawe uzikorera umutwaro uri mu mutima wawe. Ni wowe ubwawe ugomba guhangana n'icyo kibazo wenyine. Nicyo cyatumye umunyakanani akaza avuga ati databuja reka nkwibutse ibi bintu, utwo tuvungukira nitwo ndimo kwisabira. Yesu avuga amagambo akomeye ngo mugore, kwizera kwawe ni kwishi bikubere kugenza utera. Ndashimira Imana igihe twari muri urwo rugo twasize dusenze Imana, ubu urugo ruri amahoro. Imana yaratsinze, ariko ndashimira Imana yatumye umugore ashikama. Abenshi muri uru rusengero, abenshi mu nsengero zitandukanye dusengeramo, iyo barwaje malariya ikamara imyaka myinshi, bakarwara ingorane, bakagira ingorane z'indwara z'amayobera, ahantu hambere babarangira ni mu bapfumu. Niba hakurangira ntuzajyeyo, mu ijuru dufite Imana ikiza. Nibyanga uzakiranuke ugeze ku gupfa, ku musozo w'isi, usoza amateka y'isi, Yesu azahamagara amazina y'abera. Iryo sezerano ndabari batuye. Rwa mbere rwa Tesalonike igice cya 4:13, Pawulo yandikira Abatesalonike ariko bene data, ntago dushaka ko mumera nk'ababandi, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twizeye ko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizeye ko Imana izazana na Kristo abasinzire muri we. Iki nicyo tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho tutazabanziriza n'ahata bapfuye. Kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, arangura ijwi ry'impanda n'irya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Reka mbabwire abavandimwe inshuti z'Imana, nta kure wagera Imana itagukura, nta bigeragezo Imana itagukiza. Yiringire kandi uyizere. Iri torero ryacu ikintu risabwa cyane, reka nongere nkibasubiriremo, ntago ari amaturo menshi, si amafaranga menshi, si uko wakubaka inyubako, si impano nyinshi watanga. Ikintu dusabwa gusa ni kimwe, ni ukwizera Imana. Haleluya. Maze twamara kwizera Imana, isomo riri mu Efeso igice cya 2 rikaza, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Icyo gihe tuzatanga amaturo tutahamagawe n'abakuru b'itorero. Nta tangazo rizongera kugaruka ahangaha, umuntu azumva ko ari inshingano ye. Ubona 10,000 uzana 1,000, ubona 100 uzana igiceri cy'icumi, ubona miliyoni uzana 100,000, kuko uzi ko uwo mugabo nurimo atari amafaranga yawe. Uri Imana yaremye ngo ugendere mu mirimo myiza, uyigenderemo kubwo kwakira Kristo Yesu. Turasabwa kwizera gukomeye, turasabwa kwizera gushikamye. Yewe mu byago no mu makuba, mu ntambara no mu ngorane, turasabwa gushikama. Muzasoma igitabo cy'umugenzi, igihe mu Kristo ari kumwe n'amagambo, arimo kumubwira ati ariko se muri urugendo mugenda mute? Maze amagambo amubwira amagambo akomeye ati rero twebwe dukunda kugenda dushimwa n'abantu. Dushimwa n'ikira? Dukunda kuvugwa neza, kandi dukunda kugenda humutse. Muri make ibyo byondo ntibitureba. Mwizerwa mubwira amagambo akomeye ati twebwe rero amazi y'abahurura turagenda, haba mu muraba turagenda, mwisayo turagenda, batuvuga nabi turakomeza. Haleluya. Ntacyo twitayeho, icyo tureba gusa ni ukureba iyo tujya. Nanejejwe n'igihe bakiraga umusaza Rwubaka. Ndamwibuka kera agifite imbaraga zo gukora. Muri uyu murimo yawushyizemo imbaraga ze zose. Nubu Imana iracyamurinze. Namubonye yicaye ku gatebe kahari inyuma. Ubutaha bari abantu muzajye mubasindagiza mu baterera gatebe hano imbere. Bagize umumaro muri itorero. Iyaba Bibiliya yabaga icyandikwa, uyu munsi twaba twibuka imirimo y'abari abasaza. Babaye inkingi zo kwizera mu bariho none. Bariya nibo batureze, natwe dore twateye ikirenge mu cyabo. Reka mbabwire abavandimwe inshuti z'Imana, turahamagarirwa ikintu gikomeye. Turahamagarirwa kwizera. Haleluya. Kutanyegagezwa n'imiraba iyo ari yo yose. Kutanyeganyezwa nuko mu rusengero bakuvuze nabi. Kutanyeganyezwa nuko hari bagututse. Kutanyeganyezwa nuko bakwimye inshingano. Kutanyeganyezwa nuko batarimo kukwemera. Reka mbabwire
kwizera ntabwo gushyira mu gaciro. Ngo ntigushyira hera, ntabwo guhinduka. Buriya abantu nibo bashyira mu gaciro, bakagerageza bagacenshura ibintu, bakagira ibyo bata, bakagira n'ibyo bagumana. Kwizera rero, nongere mbibabwire, kwizera kurarema. Kwizera gufata ibendera ry'Imana kukarishinga mu gikingi cya Satani, mu ntambara zirwanirwa ku isi. Iyo igihugu cyateye ikindi, bikagera ubwo bahashinga ibendera ry'igihugu cyaguteye, bivuga ngo ubwo butaka babwigaruriye. Iyo twizeye Imana, ibendera ry'Imana rizamuka mu mitima yacu, haleluya, Satani akabura ubuhungiro, Imana igatura muri twebwe, imibiri yacu n'impagarike n'imbaraga n'ubutunzi bigahamya ko dufite Imana. Muri aya manywa ndinginga Imana ngo ibarebe neza, kandi muri aya manywa ndinginga Imana ngo ibishingire. Yesu Kristo agiye kugaruka bidatinze, vuba hagiye kuvuza impanda. Ndifuza ko yazasanga dufite kwizera, dushikamye kwizera, dufite kwizera gushikamye nk'urutare. Imigeragezo n'ingorane ikaba byinshi, ariko tugakomeza guhagarara twemye, tugahamya iyo Mana ko ari umucunguzi w'ubugingo bwacu. Yesu ubwo agiye kugaruka rero, ndifuza ko wamwakira mu mitima yawe, ndifuza ko wamugumana, ndifuza ko wamwubakaho. Yazavuza impanda maze ukavuga ijwi rikomeye ati karame databuja, nanjye ndi hano. Yesu azagaruka kandi azatujyana. Imana ibarebe neza kandi Imana ibishingire. Yesu Kristo abashyireho ikimenyetso cye mu isi idafite umumaro, ab'umumaro mu isi idafite ibyiringiro, muzure ibyiringiro mu isi idafite amahoro, mwebwe mwuzura amahoro. Agiye kugaruka vuba bidatinze, azatujyane mu bwami bw'Imana. Ndabibasabiye namwe mubisabire, ndabibifurije nanjye mubinyifurize mu izina rya Yesu. Mana yacu, Mana itanga ubugingo, izina ryawe nirihimbazwe. Muri aya manywa turagushimye cyane, tugushimiye ko warinze ijambo ryawe, kandi tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga. Dore ijambo ryawe rirahise. Tubonye kwizera gutangaje kwa Aburahamu, wemeye gutamba umwana ukamuguranira, ukamuha igitambo cy'intama, kandi Isaka akakumvira. Tubonye umunyakananikazi watatse, utari ufite umugabane mu Bwisiraheli, ariko yaburanye ubuvungukira buva ku meza ya shebuja, wamukirije umwana, uhabwa icyubahiro. Dore n'ubu abana bawe bumvise amagambo yawe, kandi turahamagaye bitabye irarika. Ntago basanze umukuru w'itorero, nta nubwo ari pasitoro, basanze wowe Data wera. Ubakire mu biganza byawe, mazina yabo uyandike mu gitabo cy'ubugingo ubadasibangana. Yesu mwiza, nugaruka tuzabane mu bwami bwawe. Mbere yuko baza hawe ubazi, imitima yabo ni wowe wayiraritse. Ndakwinginze ngo ubane nabo, ubaganirize kandi ubagire inama. Yesu mwiza, ubafate mu kiganza ubayobore. Ugarutse tuzabane mu bwami bwawe. Ugisha impaka ibibagisha impaka, ibibaca intege ubica intege. Bongera imbaraga y'umwuka wera kugira ngo aganirize imitima yabo. Ijambo ryawe ntirisubikwa, ahubwo rirakomeza. Kristo urwanira ubugingo bwabo, ubayobore mu kuri kose, ubigisha ijambo ryawe, ubafatisha ibyemezo bikwiye. Ugarutse uzabimere mu isi, tubane mu bwami bwawe. Ubishingire kuko uri Imana ishobora byose. Ubagirire neza kandi ubahe umugisha kuko uri Imana utanga umugisha. Tubisabye Imana Data, tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.